umukobwa wanjye yatinzera se yaba yagiye. Kati Karame papa. none ko watinze se ibyo byagenze bite? Ndi mu gikano ngo nigeze numva. None se aho ya virusi itera sida yugarije iyi si urayizi? Ujya uyumva? Urayumva? None se mwana wanjye ko ndora urimo uritwara nabi, imyitwarire yawe atari myiza. Ese papa ugeze mu rwego kutanyizera bigeza? Rega niwo utuma ntakwizera. Ejo bundi nagusanze ku muhanda, none kugezana n'iyi saha ndabona imyitwarire yawe itari myiza. Birashoboka ko wahinduka nkongera kukubona uri umwana mwiza nka mbere? Papa ntaribi, nta kibazo guhinduka byo ntaribi. Urabyiteguye guhinduka? Cyane ko nta n'ikintu cyadaje nkora kumva ntabwo kirarenze. We ntabwo ubibona ariko njyewe ndabibona nkakugirira impungenge mwana wanjye, urabibona ni we mwana nsigaranye. Papa ndikumva uri kumbaza ibintu byinshi, ahubwo ari ibintu naringiyemo ngiye ku muhanda ndaje. Ngaho nyaruka gusa ntutinde ugire ibyo utunganya. umunsi none nderekera hera ko ndikurana n'uyu munsi noneho sinzi ukuntu bimeze. Mbega ibintu by'iminsi nabyo nidanje rero, nidanje kabisa. Bigira naho ibyatsi bitonyera bikagira no kubujyangura, ko nabyo ni iby'akazi kenshi buriya. Iyi nayo yabaye ikamba kandi bitumaga nzashaka amategura buriya. Umuntu ari kugera byuka kare ukagira ngo amarabaye ateruye neza. Komera cyane mudugu. Ni sawa cyane pe, ni sawa. Ava ari ikibazo gato ariko natwe rero duturanye n'imipaka. Ava ari akabazo gato y'akamarezo kavi kagiyemo Vodacom ariko none ndi kukumva mbwira. Uranjaka? Oui vraiment. Ndi gutinda ahubwo cyane ndikuza mudugu. Ese ndikuza ubu ngupiye. Okay, sawa. Banguka. Yemwe abantu. Yego. Imbuza ababosi rero nugukumangisha akabuye. Badusata ukomere cyane mudugu. Ni sawa. Sasa. Warumba amagayero ngurangiriye cyane. Nari nkukeneye. Ndabona ka kamurare kawe kuko kakiri. Kamure ko rimba gafite cyane sibaranzi. Mba ntabwo turimo turatinda. Dore amasaha arakuze. Ntabwo dutinda. Ikintu naguhamagariye ndagira ngo ujye kuntangira agatangazo ruriya mudugudu wacu kugira ngo abaturage dufite inama saa 8 kandi sinshaka kutinda. Tebuka. Subiza sininga umusirikare. Sawa. Ndamenyesha abaturage batuye umudugudu wa Nduba yuko kwa mudugudu yuko dufite inama. Iyo nama rero umuturage uzakererwa amafaranga agenda agasanga ku idirisha cyangwa se ndazitwaze ngo ndafilimi yumvishije. Ndamenyesha abaturage batuye umudugudu wa Nduba yuko kwa mudugudu yuko dufite inama. Iyo nama rero umuturage n'umwe uzayiburamo azatanga amande y'ibihumbi 5 kandi ayo mafaranga rero ngomba kuzasanga no ku idirisha. Utazabonekamo bakamufatira mu muhanda ndazitwaze ngo ndafilimi yumvishije. Ndamenyesha abaturage batuye umudugudu wa Nduba yuko kwa mudugudu yuko hari inama.
iyo nama rero umuturage n'ubu uzayiburamo azacibwa amande y'ibihumbi 5. uzafatirwa mu muhanda arimo agenda rero atubahirijwe ayo mategeko azacibwa amande y'ibihumbi 5. abaturage mwese batuye umudugudu wa Dubande bamenyesha yuko dufite n'amacupa y'umudugudu. Reba twagiye amakaritiye menshi cyane ariko tugeze ahangaha icyo gihe nyine cyo kwinjira mu gipangu nyine tugataha tukirika ukaba umaze kwira ukajya no guteka sibyo amasaha arageze mani umaze kwira ahubwo wazira ukajya guteka ya papa ze ave mu kazi usanzwe warangije guteka. Bimeze ute se? Amakuru y'imitsi se? Mukobe mwamenye se byabaye? Wapi niho mbambwira icyuvu mbamagariye ngusobanurire ubwo dukona waye gusako kagasako ndagayeka cyane ahubwo se wamenye ko n'ibyabaye si kwa muganga ahubwo abo ni gusakuriza karitiye ndari makuru afite ndabona byicaro kuri radio se tugomba guhura kwa mudugudu tugafata amahugurwa n'amatangazo. None se nyine dusobanura tubwira iyo nama yerekeranye n'ibiki ntabwo tubimenye nyine. Iyo nama rero ikintu yerekejweho abantu bafite babana n'ubwandu bwa sida urumva n'abantu mbese bazakora n'igikorwa cya tetarasiyo ni abantu batasiramu bazana abasiramu rwose aba ari ubuntu nyine ni ga promosiyo noneho petega firimbi amagambo menshi ko ngende kumwe na mushiki wanjye ariko wibuke gukoresha prudence kuko prudence ni ingenzi sawa ariko bazanakora n'ibintu bijyanye na tetarasiyo bazabasiramurira ku buntu karitiye bumve reka ngomeze ndi kubasakuriza yes ndamenyesha abaturage batuye umudugudu wa Nduba yuko kwa mudugudu yuko dufite inama. Muraho neza? Intore turishimye turanezerewe kandi mbere na mbere mbanjije kubashimira ukuntu mwabashije kwitabira inama yacu kuko si iyanjye ni iyacu ahubwo twese hamwe iratureba twese hamwe tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko sibyo ko insanganyamatsiko uretse ko atari na ngombwa cyane ariko nayo ni ngombwa ni ku cyorezo cyangwa ku ndwara cyangwa kuri virusi itera sida iri ku isi hose igihugu cyacu no mu rubyiruko cyane cyane iyo ndwara iyo virusi itera sida iri mu rubyiruko urubyiruko rwacu turagira ngo dukumire icyaha kitari cyaba kuko ni byiza kugira urubyiruko ruzima kuko nizo mbaraga z'igihugu. Urubyiruko rwacu ruramutse rwanduye nta kintu twaba dusigaranye twaba tubereye aho niho wasanga ababuze abayobozi bumva ntabwo twagira abayobozi bafite indwara ngo babashe kuba bazirinda ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire rero ndetse na muganga wacu nawe w'urubyiruko arakora amasaha kuri 24 ku yandi kandi si virusi gusa turimo turirinda n'ibiyobyabwenge kuko abenshi bakunze kurwara virusi babanjije kunywa ibiyobyabwenge bikabayobya ubwonko ugasanga nta muntu n'umwe ufite mu bwonko hazima ibyo agiye gukora bikoze atabiteguye bitari bimurimo ahubwo bikaba ari ibintu bimufatiranye no kubera ibyo biyobyabwenge. Ariko ndagira ngo nsabe tukiri aho ngaho ibiyobyabwenge ni byinshi hari umuntu waba urimo mo hano uzi ibiyobyabwenge byakangiza urubyiruko hari umuntu uri hano waba ubizi ngo atubwire yego
harimo inzoga, itabi ndetse n'ibindi byinshi na fanta. ubivuze neza, harimo inzoga, harimo itabi, nta wundi urimo ngo atubwire. Tubwire wowe. Bwana muyobozi rero murakoze cyane. Buriya muyobozi rero nubwo uberezaga ikiraka cyo kuvuza ifirimbi, ukuntu gahunda ukuntu zimeze, ukantu kerekeranye na sida, umukobwa wawe nawe hari agakunga afitanye n'abahungu, sibyo? Kandi ukutwigisha, ariko se njyari ikintu kimwe kijya kimbabaza ngatwe b'abaturage, sibyo? Ugasanga abana b'abayobozi bari kwiyahuta mu biyobyabwenge. Kuri ibyo birakureba, kwiri kurishyira hejuru. Sumva n'umujyi ari kuvuga. Hanyuma bajya barabanza barebe, ubundi urukira mu kasoro ugatwara nyuma. Rero nari namuretse. Abantu b'abayobozi. Ejo mudugudu. Mwebwe mutuze, mwebwe ntabwo turimo turavuga ku biyobyabwenge, turi kuvuga ku rubyiruko muri rusange, ntabwo turimo turavuga umuntu umwe. Kandi ibyo ngibyo nibyo byatuzanye ngo tubashe kubikemura, noneho ubundi hasigaye tuba abanyarwanda bazima, tuba abaturage bazima, urubyiruko ruzima, imbaraga z'igihugu. Urubyiruko muri rusange, cyane cyane ku bakobwa. Abakobwa nibo bahura n'imbogamizi zigoye cyane, kuko umuhungu aragushuka, natagusigira iyo ndwara aragusigira inda. Usange urajya guteza ikibazo ababyeyi bawe, urajya guteza ikibazo famiye ubamo, ko twese ntabwo ariko twese tuba mu miryango yacu, ababyeyi bacu. Icyo ngicyo nicyo tugira ngo dukumire, kugira ngo noneho ubundi hasigaye twese buri wese ajye mu mwanya we kandi ameze neza, ruba ari urubyiruko ruzima. Gusa n'abakuru nabo, ntabwo mvuga urubyiruko gusa, n'abakuru nabo hari abishora muri iyo mico mibi, ugasanga nabo bahakwiye izo ndwara, babyara abana batameze neza. Niyo mpamvu rero sigaje kwakira umuntu umwe. Tubwire. Murakoze bayobozi beza dukunda. Amazina n'ayandi ntabwo nayahindura. Ntabwo tuyazi, yatubwire. Bayobozi beza, njye nitwa, amazina ni Fisto. Ikibazo nari mfite, mwe mudugudu wacu wa Nduba tumaze kugiramo abagabo bagira kanywa, bagira utugambo twinshi. Reba nk'uyu nguyu gafirimbi akagwasi wezira zafite ni kama mbiri. Wezo ni bizo ni kama mbiri ufite ku munwa se. Ibintu byo kugenda uri kuvuga ku bakobwa bo mu mudugudu, dore nk'ubu ngubu avuze ku mukobwa wawe. Umukobwa wawe abijemo gute? Kuri bayobozi, mujye muduheza n'uburenganzira tujye tubakora no mu majigo tubakubitike. Umva wowe tuza icara. Oya mudugudu ari icara umwanya sinawugwaye se. Mudugudu nari ikibazo cyawe nacyumvise mu rugo. Ikibazo cyawe nacyumvise. N'uyu nguyu nawe ikibazo cye nacyumvise. Gusa ni byiza, ariko twavuze ku rubyiruko muri rusange. Ntabwo hano twaje kuvuga ku muntu umwe. Umuntu umwe si we ukenewe, ahubwo mbese wowe ibyawe wamaze kubitunganya, mbere yo kugira ngo uvuge undi ibyawe wabitunganyije. Ntabwo nigeze nk'uwo mwanya. Tuza, uri gutegwa n'abantu bagira akanwa. Nawe tuza, tunanzibishije. Tuza, ca bugufi tuganire. Icyatuzanye twese kirava hano gikemutse, kandi kirakemuka neza. Icyo cyatuzanye. Mutuze umudugudu wongera wifatira imyanzuro, twese ibibazo byanyu. Tuze twumvikane, nitumara kumvikana icyo kibazo nacyo kirakemuka. Murataha gikemutse, mwigire ikibazo. Mwatuje mukumva ibyo umuyobozi avuga, mukamutega amatwi mugataha. Noneho rero ibibazo byanyu mwese nabyumvishe. Ndagira ngo mbashimire, mwakoze kwitabira inama. Noneho ibibazo byanyu ndakeka yuko byose byakemutse. Ubwo mwese mwaje, abumva bashaka gusigara nkabandika, bakajya kubonana na muganga akabaha ubwo bwirinzi, baba aribo basigara. Abandi murakoze, mugereyo amahoro. Mudugudu ikibazo. Tubwire. None ubwirinzi ni ubuhe? Ninde muri mwebwe uramusubiza wabyumvishe neza? Njye nabyumvishe muyobozi.
ngatubwire muyobozi ubwirinzi bavuze ni peredanse. Kuri gushinyika ni kapote. Ni kapote. Cyagize ngo ni supanete. Oya. Undi wiga makanga. Namugabo wo kurira bomba mu shashi. God have mercy upon us. Muyobozi nicyo kibazo cy'abaturage. Izi bintu bari kuvuga uri igicucu wowe. Lebron God have mercy upon us. Kundebe. Undi bintu byasiri sawa y'umunwa ibyo bikwana. Akantu nikagopa ariko mu bakarushije uburebure. Wasi w'abanyaburebure babukuraga. Mbona babukurisha sange. Akibi byose nzabyisha. Mutuze Ntabwo birarangira. ikibazo ntimwacyumvishe. Ikibazo cyanyu ndumva cyashubijwe. Mutuze rero murakoze inama nta tuyisoreje. Ubundi ahasigaye ubishaka arasigara abone iyo prudence kugira ngo ubwirinzi umubiri we uhora umeze neza. avuze neza cyane. Akujya ubona ibintu papa aba avuga ibintu ejo ari kuvuga mu nama biriya bintu nawe ujya ubigenderaho. Turasa ubundi ko aricyo bamutoreye kumva ari kindi kintu kizima. Ntabwo njya mbifana mani, ntabwo njya mbifana pe. Ibyo byo ujya ubyirengagiza byo. Tumaze agahita utabonana ariko. Yesu we rubanda turi asigaye bikora ku muhanda. na kiriya gihugu nacyo ntabwo cyoroshye. Dore igitipe ni ukuri. Nyine nawe ngewe ibintu byo guhagarara nyine ahangaha mu muhanda buri gihe ngiye maze kubirambira. Ahubwo se baze tukajyana aho nyine naguteguriye n'impano nyine nseka kuyiguhereza urumva ntabwo naguhereza impano turi ahangaha mu muhanda. Oya nta kibazo kugenda byo. Gusura hari ikibazo kirimo. Ubu ngubu naguteguriye impano iri mu rugo nabonye natari guhera mu muhanda. Ndavuga ndakubwira nyine tukigendera aho.